afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Mr. Guma Sinarinzi ko twahuza amaso bwa mbere amaboko azaguyabona mu mboni iyo nicaye njyenyine simbanyuzwe Wahora n'iki ko wamuginga ahubwo yaramitanye n'indese yihoreje kuri kwiruka yarandangije inde yarandangije umurezi n'inde nyine bamuginga ngo haguma niba naramukora iki haguma kutese niba naramukora iki nanjye biranteye nyine bigenze gute kandi mwigendera hariya ku muhanda ngiye kubona mbona imodoka izisatira ishaka se mwigenderaga bisanzwe rero oya hoya bisanzwe se nkakata kankurikira mpaka nini ya no gukurikiranye uretse ko ari hano mise nkatagurya nyine kuko atahaza ese agomeza yarandanye ikibazo ni iki tabizi se haguma kweri buraje yarangiye ibyo uvuga no kuri haguma wa munyakosha ni gukurikirana ngira umuntu akamenya cyari byo ibyo uvuga ni ukuri ahubwo wabona nkurikiye komereze ibyanjye ndaza kubireba neza ndaza kumubaza numva oya nta joro ryafungutse ijoro se rifungukira he ariko nawe ugakase kugenda usigiye waherukira mu kwakara nyine nanjye nari kukumbuye nanjye nari kukumbuye ndavuga nti kumerera nabi ndashaka papa ngo none se ngo azaza ryana wasanga yarabizi ko ngiye kuza nanjye nari bakumbuye ndavuga nti subu ngo minaha kandi munkumbuye ndavuga nti reka nyakenze nanjye numvaga nkukumbuye nubwo wenda cyagiye twashwanyemo gakeya ariko narabitekereje ndavuga nti ntacyo bitwaye kiba cyiza reka nze barebe nanagusuhuze ndebe uko mumeze harashize igihe kinini ntayo ntabwo ari bibi icy'ingenzi ni uko wumvishije nanjye ibyo nakubwiraga oya ntarabyumvishe ariko nawe nyine harabya nawe ukarengera ntibibe bimeze neza gusa ntacyo bitwaye ahubwo se hari ikintu nshaka ko tuganiraho akantu gato nshaka ko tuganiraho hari umwana ejo bundi nabonye akana k'imfubyi nakabonye hera akamwiho n'imfubyi sinzi ibyako nari ndimo kuva bakajugunye ku muhanda se n'akana k'akanyeshuri barakirukanye ku ishuri ngo bagateye inda nsanga kari kwandagara ku muhanda ndavuga se nakana ni mu myaka na 14 n'ibiri 10 n'ingahe ni maho ngaho urumva barakirukanye mpura nako mbona kari kurira kabuze iyo kajya kanga kati ku ishuri banyirukanye ntanteye inda unaho mfite wo kujya iwacu baranyica ndavuga nise uyu mwana ntacyo twamufasha ndavuga wenda nzananyarukaze ntabwo aricyo cyari kinzanye hanini ariko nabyo ndavuga nti nzanyarukaze tubona n'ibikuganirizeho turebe niba aricyo twamufasha akaba yaza uwo mwana ntakuremo iyo nda cyangwa ngo abane nayo numva umuntu avuga ngo agiye gukuramo inda akavuga nti se nk'abantu b'ababyeyi ukira aho ngaho ndumva atari wo mwanzuro wagafasha ahubwo natekerezaga kwandikiye nk'ikintu umuntu yamufasha wenda yamuherekeza akagera iwabo ibyaye ikibazo irakiriga abo ntacyo bamutwara kugera iwabo yambwiye ati iwacu bahita bandije aho kugira ngo njye iwacu nakwemera nkajya hariya muri Nyabarongo ndi kwerekeza ubu niyo ngiye kwiyahura ndavuga nisigaho nyabuna aho kugira ngo wiyahure upfane n'uwo mwana ubuzima
uracyakomeye ndamuhumuriza ariko ndavuga ntabwo nahita mbifata nk'umwanzuro ndavuga reka nze urebe ugire ute kubere ko ngiye kumukuzanira aba ari hano abyare tumufashe nk'uko twafasha n'undi wese abyare yongere wenda azasubira iwabo niba tuzajya iwabo tukamujyanayo tukabisobanura oya si icyo siyo ni impamvu none siyo ni impamvu iyo si impamvu oya no kwenda nako kaje wagira ngo dufashe uwo mwana oya none se ejo twari dushwanye ndavuga nti kuva bibigenze bitya reka ngire nte reka nze murebe niba ngo ubyemeye tumuzane tumufashe azabyare nta wamenya Imana yazaduha n'umugisha ntabwo twavuga ngo turi ko umwana yandagura umwana ugiye kwiyahura muri Nyabarongo ubu se ubu yagiye aho yari ari kuba yiga hafi y'ikigo ntabwiye ngenda bari noneho nzakubwira ariko ubanza utuze utajya kwiyahura ndaje nzarebe ko aricyo nagufasha ntawe umenya aho bwira ageze natwe ejo wenda hari uzafasha nyampinga wacu cyane icyo nicyo gukundira undi mugore wanjye mwiza nicyo nawe impuhwe zawe ahubwo wowe impuhwe zawe nizo zakuzanye nta mpuhwe nari kugaragara ngo reka twiyunge ariko rero nubwo nanjye byemeye nanjye hari ikintu kimwe ndi bugusaba ntekereze kandi n'icyo wabuze kandi niba ugiye kuzana uwo mwana ngo abaha nawe ntuzongera gukora ubayo uzakora utaha hano none se ngiye kumurera kandi niba bitabaye ibyo none se ngiye kumurera kandi hari icyo bitwaye ntabwo ugiye kumurera nanjye ndi umubyeyi none se n'uwanjye wenda uruvuga uti namugize n'uwanjye nanjye ndi umubyeyi zamufasha nk'umubyeyi sibyo ariko nanjye unyemerera ikintu kimwe uzajya ukora utaha ntacyo nubwo bigoranye umwana wanjye aragukeneye nanjye ubwanjye ndagukeneye ahubwo dore nyine gushaka inyungu zawe gusa ariko ntacyo ndabigerageza nta kundi nemere ngenzi inyungu zanjye gusa gukora utaha mu rugo kuba hafi y'umuryango wawe kuba akazi nanone ikigo cyo cyatumye oya nta kindi twavugana nanjye naje gushaka wowe ziriya modoka uzashaka abakenuzi oya ibyo bireke ntacyo icyo mbona cyiza ntacyo ndemera nyine ubwo ngenzi nduka amajoro ntakunditse amakuru ni meza mugabo twari twabonanye nagutumiye ahangaha kugira ngo mbunge menye cyane ndashaka kumenya ikintu urimo gupfa kuko uriya ni umuvandimwe nawe uri umuntu wacu tuziranye erega buriya njyewe n'undi munsi wowe utinyuka noneho ngenda nakwica amafaranga ake ntabwo yajya gutyo bazakubwire n'undi munsi urajya mwicarira njyewe ndamwicarira mashwari yawe nyine noneho n'undi munsi oya njye ntabwo bishoboka manjye amafaranga utinyuka oya cyaba zakubwira njyewe ariko wigize iki nicyo mpamagariye se ni wamunzaniye ntabwo ariko wandetse wandetse nakwereka oya cyare ubona ibintu kigize byose birakemuka njyewe byose wowe wicarega ntabwo iki subwira ni iki nicyo wampamagariye se njye naguhamagariye kugira ngo menye ikintu murimo gupfa umva mbanze nkubwire none se nimwicana icyo umbwira njye nshaka maze nkubwire njyewe ni gute umuginga atinyuka agatinyuka ubwe nta akanyiba miliyoni 5 zose njye ntago namwihanganira byo nugupfa ntabi njye nawe haraba umwe wapfuye nuko bimeze ati nuko bimeze singuyu se mubaze singuyu kubera ko ushize warushize ngo waragiye kumwiga ndetse nabyahagaze ahubwo ariko cyane gahunda yo nayemeje ntabwo njye nawe umwarapfa kandi ndakwica ibyo byo buriya barancitse buri uyu kevubana nimbwa mbi y'umurizo atinyuka anyibe miliyoni zanjye 5 ibyo se n'ibintu ubundi urabizi turakubaha sibyo ndakubaha njye ubwanjye sibyo kuva kera na karurira bizi ariko nagira ngo nkubwire ngo njyewe ubu nakubake kwa mpage se n'izindi byuma mbere imyaka bisina ari munazi ariko nagiye nkubwire kugira ngo njye mvugane na Kevin sibyo mbere ya byose ngira byinshi mbere ya byose nta bindi bintu tuvuga na bindi nyene amafaranga yanjye miliyoni 5 aha tukavuga ariko se uyu mugingo urabiza amafaranga afite ndabizi ariko saa yawe naramukoreye buri kimwe ni gute ngira akabazo ntamfashe kandi tumaranye imyaka nyinshi kandi dukorana nanjye rero narihembyemo
ndashaka munsobanurire ko byagenze gute no byagenze gute ibintu byagenze gutya haguma urabizi twarakuranye twasangiye buri kimwe ewana urabizi nawe ndabizi njyaga mbibona njye namubwiye ikibazo mfite yica amatwi uri kumva nanjye icyo nakoze namuteze umukobwa aragenda urabizi akunda abagore kubi njya mbyumva namuteze abakobwa kabisa aragenda ikofi yose yarakubitse hasi 5,000,000 nanjye nari nkeneye narazibonye ibyo wigira byose ntabwo urazibye ko ndakwica se wacecetse ariko ceceka uwo mukobwa narabipanze neza aragenda yamukuraho kandi nanjye ndayabona atari wowe yamukuyeho haguma umutumye undi muntu uwo mukobwa ibaze ko anyima amafaranga akajya kuyahereza amabici hariya mu mihanda uri kumva namutura ikibazo akanga nabwo buryo waciyemo kugira ngo yabone none se no kubikora kumbira amafaranga uvugaga yo kugura ikibanza uwo urangira ikibanza nayo wowe ukwiye kwahaguma yaguze n'ibibanza ndakwije ikibanza yarakiguze none ayo mafaranga arayasubiza uyavanye hehe kandi kunze ko amafaranga wayaguze kumbe amafaranga ni wowe wayakuye yaguze ikibanza icyo barakiguhamba tayari ikibazo cyarakiguze wowe urabona bimeze gute muzehe uyu muginga n'imbwa nyine namubonye ariko ngiye amafaranga yanzu yagusubiza nzobeza kigira ko banyene winterereza cyaba cyiza nje ndi ndamikira kuko hazaga umuntu ukoresha ko umushoboye iki kibazo kikarangira ngiye yimbwa kose wambwa we genda gwa amafaranga yawe uzongera Mr. Guma